nibaza ko bishobora kuzafasha. Tuzajya umwanya wo gusesengura El Clasico yaba ku munsi w'ejo cyangwa wa gatandatu nyirizina. Reka rero tuze mu Rwanda, tuganire ku by'iwacu. Harimo ikipe y'igihugu Rwanda amavubi igomba gukina ikipe y'igihugu ya Djibouti ku munsi wo ku cyumweru, ariko mbere yaho gatoya cyane Muhadjiri Hakizimana yaganirije itangazamakuru avuga kuba adahamagarwa mu ikipe. Yaganiriye na Kayishema, niwe wamusuye, Kayishema wacu muri televiziyo niwe wamusuye, baraganira. Reka tumwumve none byagarutseho. Urebye muri ekipe tumeze neza ariko ku giti cyanjye, so tumaze gukina match esheshatu ndibaza nta gitego, so ntabwo ari neza, ntabwo bimeze neza, so niyo mpamvu umuntu aba yazindutse kugira ngo nyine yige nizo finishing buri munsi biragufasha iyo ugeze no muri match. Kuba utaramagaye mu ikipe y'igihugu ya Cyane wavuga ko byaragutunguye cyangwa wenda wagendeye no kuri no kuba nabwo wumva ko kudahagaze neza? Oya, ntago ari kese kudahagarara neza, kuko harimo abakinnyi benshi bamagaye batanakina urumva, so ni gahunda z'umutoza, nibaza ko ngewe ku giti cyanjye nta kibazo, kubera ko mu Rwanda dufite abakinnyi benshi bakinira ikipe y'igihugu, so tutayikiniye nta kibazo. Icyambere ni uko batanga resulta nziza ku gihugu. Akabazo k'amaseko muri no minsi baye guhamagara ikipe y'igihugu, Muhadjiri afite amatseko yo kari buze kwiza cyangwa nta nubwo natekereza iyo ntago bitekerezaho cyane uzi ko bahamagare? Ntago mbitekerezaho cyane kubera ko ntago muri gahunda ntago mbitekerezaho cyane ikipe y'igihugu ubu ngubu. Ariko ntago wasezeye? Ntago nasezera ku myaka mfite, ntago ari yo gusezera, ariko ndabizi ko igihe cyacu ndetse nakizagera. Izi selection ntago ari saba kuca vuga, ntago duhuza buriya, ntago ari nani yacu. Tugomba rero gukora, ntago ucika intege. Ruvuyanga kugira ngo tunyiramo twihuta cyane. Ariko arakomenti gato nashaka gukora kuri Muhadjiri ni gato na bukarenza umunota kuri iyi interview ya Muhadjiri. Ntabwo nshyikiye ko umutoza utamuhamagara, ariko Muhadjiri nawe burya hari igihe umukinnyi abagezemo cya kintu buvuga ngo nubwo umutoza naba mushaka gutya ntambere gutya, ariko nkurikije statistike nuko akina sinemere kumusiga. Ni muri cya gihe umukinnyi ibyo akora byose biba bigaragarira rubanda ko utamusiga. Ngo ni cya gihe cy'umukinnyi abakina pe, ku buryo na konsinyeza uri umutoza atazumvishe nta kibazo mushyiramo. Ariko Muhadjiri imyaka agezemo 30-31 si icyo gihe, ageze mu gihe imbaraga zabaye nkeya ndetse n'imikino agomba gukina yabaye mikino. Uvuga ngo bimwe muri mu nguni agomba gufunga kuvuga ngo umutoza nyuma nshaka gutya nabaye ko kubera ko izakarite na n'imfite za mbere zifite imyaka yabaye myinshi n'igihe cyo gukina cyabaye gike. Muhadjiri na Sefu ntago bitwara nk'abakinnyi b'ikipe y'igihugu. Nta n'imwe umutoza w'umunyamahanga utagira ubwoba, utagira amarangamutima menshi ku bakinnyi b'Abanyarwanda. Nta na rimwe azigera yihanganira abakinnyi batikomporta nk'abakinnyi b'ikipe y'igihugu. Uko babaho mu buzima busanzwe, ibyo binjiza mu mubiri wabo, imyitozo bakora, nutikomporta nk'umukinnyi w'ikipe nationale ntazaguhamagara. Waguhamagara keretse ari umutoza inshuti yawe w'umunyarwanda wasigaye nk'umusigire, azakugira na kapiteni, twagiye tubibona cyane. Ariko umutoza ureba cyo bita qualité, ureba uko abakinnyi bitwara, ntabwo bizigira bikunda, ntabwo yaguhamagara. Dore ikintu kigora bano bakinnyi yaguhamagara gute se? Nka Muhadjiri wabyumva no muri interview, Muhadjiri arakubwira ngo umutoza ntabwo duhuza. Aba bakinnyi ntabwo duhuza naganyimvamo cyambere bagize nubwo wemera intege nke zawe, bagize president icyo kibazo uri mwiza muri polisi no performing kwanzamo. Urabona bagira ukuntu hari abakinnyi twahaye icyubahiro gikabije i Kigali, nota murabona Muhadjiri nk'iriya myaka yo muri APR aba top scorer muri shampiyona ku bwa Petrovic, abantu bose bakazajya bati arawuzi kandi mwinshi, umunyabrazil ngo arawuzi ngafite umupira ku kirenge. Icyo kimaze kujyamo iyo pattern ikajya mu bwonko, akumva ko awuzi mwinshi, abantu bakageraho no ku maradiyo bivuga. Hari n'ibintu natwe tuvuga biteye isoni, ngo nta bantu ushaka gutunga urutoki, ariko icyo kintu kirababaje. Ugasanga nk'umuntu avuze ngo Muhadjiri ngo ni umuntu ngo ushaka kwigira mu kabari kwa kane ngo ntakore imyitozo kwa gatandatu ngo wallahi bakaza kabimariramo. Memu na Sefu n'abantu ngo Sefu
ngo Sefu ngo we ngo ntumubwire ngo ibyo atize yarari ngo bafeje muri weekend ngo n'umukinnyi mukuru ngo n'abakinnyi bakundwa bango si abantu batize. ibyo bintu bikojeje Ibyo ikimwaro nibyo bintu biteye isoni bibaho mu mupira byagiye nabo bibajyamo bumva ni abantu Sefu ngo yarimira ngo yarimira ngo kabyuka ngo waraye ngo kam boko ki muri yaba ari derby umva ngo ubwire ahubwo yarimize nibwo akina neza. ikintu cya mbere wagira ngo ni beri muri arapesi ikintu cya mbere cyica ibintu ni ugutakaza icyo kintu turabiseka ariko birababaje ni ugutakaza icyo kintu cya basic fundamentals ku muntu w'umwatlete uri professionnel kumenya ndakora iki ndakora imyitozo bimaze iki. hari umuntu hari umushuti wanjye ndabivuze nibuka akantu yambwiye ejo. hari umupasiteri wo muri zone yitwa Eric, umushuti wanjye yitwa Rodrigo uramuzi. bigeze ngo kuba bafite session z'amasengesho ngo arababwira ngo amasengesho usenga ubu akurinda ibyago uzagira imbere. sinzi niba uri kubyumva cyangwa ibibazo. mu yandi magambo tubishyire mu mupira cyangwa se muri siporo, ibyuya ubirira muri training cyangwa mu myitozo kuri abakina boxing bikurinda amaraso uzavushwa mu kibuga. sinzi niba uri kubyumva. uraza ukitoza ukaruha ugakora amasaha 10 ukagenda umubiri watagangaye ukananirwa. ariko niba gutera atake ariko azasanga uri urwembe. iyo ari muri box iyo bagushyizemo imfunira utaritoje uburyo wayikinga ukuboko kwawe ngo gukomere ntubuze amaraso kuva. cyangwa udafite urumva ngo abdomino ugirira muri gym. reka dufate urwo rugero. iyo uzamutse bakakurya inkokora yo mu nda bakoraho ukumva ntacyo ubaye, ariko ukwanga kujya muri gym niba gutera inkokora yo mu nda bagasanga ni amazi ibereye ubura umwuka ugahwera. niho rero ba Muhadjiri icyo kintu cya mbere umutoza yamubwiye Muhadjiri atigeze amwereka. yaramubwiye kandi n'amashami ndabizi neza ko ariyo mpamvu ari kumwicaza. amaze igihe abantu baramufashe bamugira umuntu udakorwaho ngo yayifashe ngo ahita atangwa exterior. we na Sefu umutoza arakubwira na roho ngo niyo yaribira ngo bari kamba. umutoza arakubwira Muhadjiri ndagusha iruka travaya. wabonye impamvu yashyizemo uruboneka ejo bundi aranabidefanda. uzagenda w'amaguru ya ruboneka bro. you have to be very baragusa ugomba ugomba gukora ntagomba guhagarara ngo ubundi ngo bari abakinnyi. hari ibintu bya kera byashaje. nge siniruka ngo iyo bawumpaye icyo nkukoza ngo ntuzamubwiye ngo ibyo kudefanda ngo we ngo umuhe gusa umuhe se bamuhigire ni umwana w'igitambambuga. kwambura baro ntabwo agezeho. kwambura baro cya mbere cyatumye Carlo Ancelotti aza muri Real Madrid. Perez yaramubwiye ngo ngiye kugura beri urasacrifice umwe hagati ya Di Maria na Ozil. yarekuye Ozil ajya muri Arsenal akipinga Di Maria. yimura Di Maria amushyira kuri nimero 10 kandi Di Maria agakina neza. kubera iki? ndashaka umuntu witeguye kwiruka. biriya bintu byo wangura superstar ngo ngiye ngo ni nimero 10 ngo we ngo nta urinde utadefanda. ariko umutoza national yajyaga avuga kuri Sahabu. Muhadjiri na questioning ubushobozi bwe bwo gukora. azabaze uyu muhungu abereye nyirarume kapiteni Jihad. you have to work. oya uri wajya kuvuga hano Sefu ntakora yarabyibushye ntimukora muri abakinnyi bakora ariko mwarasinziriye. oya Kevin iki gituma kina mu ivubiro Lorenzo uhita ukomeza n'umukozi nta kintu umutoza arakubwira ngo niwe fast presser wacu arapressinga nawe urahagara mu kuva ku munota wa mbere kugera ku 90 ko Kevin ibirometero bakora bya bindi. Toshten yajyaga abwira Sahabo uza umupira ariko umubiri wawe hari ibyo ngusaba utakora. iyo message irasa neza n'iki umutoza w'ikipe ya Standard de Liège witwa Leko w'umunya Croatia nicyo yabwiye kuva mu kwezi kwa mbere. nicyo yabwiraga Sahabo. yabonye bidakunda yamwereje muri equipe y'abareserve. Sahabo ntabwo aba muri equipe ya mbere aba mu bareserve muri equipe B. yamwoherejeyo. ntabwo umutoza yaravuga ibintu gutyo gusa. nese umutoza niba atazi niba ubuse tuvuga ngo ni inshuti ya Fabio niba hamagara Fabio agasiga Muhadjiri agasiga Sefu ubuse yahuriye na Fabio. shaka ya statement yo kuvuga ngo umutoza ngo ngiye waranyanga. umutoza w'umudage w'imyaka 50 n'ingahe uriya Fabio wirebe ubwe ngo asaba iki ndagifite niba nagifite reka njye kugishaka. ibaze ko umutoza ngo yahamagaye Sefu atamuhamagaye muri equipe nationale kuri no match ya Libya. yaramuhamagaye wumva ukuntu no mutoza nta kintu adakora. yaramukunze. uribuka match dukeneye ya South Africa ukuntu yayikinye neza Gihuye ntajya yagwa imvura.
yarayibajije aravuga ni gute byagenze gute ko Sefu yamanutse cyane aravuga ati ariko no mukinnyi si umukinnyi nahita njugunya gutyo nkaho nta cyabaye. Yaramuhamagaye ubwe aramubwira ati ndagusize kuko ntabwo uri gukina neza muri reyo, ariko uracyafite hafi ibyumweru bitatu. Mutoza wayicenyemera barebe imikino ntacyo wamubeshye. Aramubwira ati uracyafite ibyumweru bitatu nzabona guhamagara ikipe ya Cyane, ndagukeneye, nta yindi nimero 6 ikomeye mfite. Fata ibi byumweru bitatu ukore cyane, nzagukoresha muri ekipe Cyane. Ese umuntu uvonyeho Casemiro na Rubanguka hari nimero 6 tugira ubu na Reba ikibazo rero cyabaye, ariko asigaye no muri ekipe. Nyine reba ikibazo cyabayemo, aho kugira ngo akore ibyo n'ubu ibiro bye ingano ye niyo murebye ubona nyine umubiri we yarabyibushye bikabije, byatumye no muri reyo kanamugera jo wundi mwarabyiboneye amufatana umwanya. None se tuvugisha ukuri, Robertinho umunya Brazil akwangira rimwe na Frank Spittler, ahuriye rimwe na Spittler w'Umudage. Kuba bose babona nta bushobozi, abakinnyi bacu nabo bagiye bishakamo ibisubizo. Reka twamazeho gato tuze tujye kuri ekipe y'igihugu tubwira abantu gahunda uko zifashe.